Nshuti bavandimwe mu dukurikiye kuri Moriya TV Rwanda, mbahaye ikaze muri uru ruhererekane none rw'ibiganiro aho tuganiriza abantu batandukanye, abana b'Imana bakorera umurimo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bagakoresha impano Imana yabahaye mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Nkuko rero mubizi, iyi ni Moriya TV Rwanda, njye muvugana nitwa Gilbert. Uyu munsi nagiriwe andi mahirwe yo kwakira undi muntu nawe utari mutoya, ni umuntu munini muri uyu murimo mu itorero ryacu, ariko kandi akaba nafite navuga uburambe mu gukoresha ijwi rye mu kuririmba. Sinabura kuvuga ko kandi ashobora kuba ari n'umwe mu bantu bashobora kuririmba notes zo hejuru cyane cyane mu ijwi rya teno. Ngira ngo uburyo yaririmbaga teno kera ahahise, uyu munsi akaba asigaye aririmba solo. N'ubundi kakano ko kuzamuka hejuru gasa naho kamukurikiranye, n'ubundi aracyagafite. Nejejwe rero no kwakira umuvandimwe hano. Reka musabe abanze atwibwiye, nanze kumuvuga ariko reka atwibwire. Murakoze cyane abakurikiye Moriya TV Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Elisa Cluz, ndumuramyi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Maze imyaka irenga 10 mu murimo w'Imana wo kuririmba. Namaze imyaka 10 mba muri korali, nyuma yaho ndabihagarika. Maze imyaka 2 n'igice nkora kariyeri solo. Elisa, ubuze ikintu gikomeye. Ntifuzaga kubaza ariko oya ntundakimbaze ariko reka n'ubundi tugisimbuke twigire ku muziki wawe utangiye mu myaka 2 n'igice ishize. Mu by'ukuri urugendo rwawe ni urugendo wasobanura ute muri iyo myaka 2? Narutangiranye imbaraga bitewe nuko gusiba abantu bakumenye muri korali ukabenseramo ko ugiye gukora wenyine ni ikintu cyari gikomeye. Byansabye yuko nkora nta gahenge mbahaye, niba ariko nabivuga. Yego. Kuri ya level umwaka washize nsohoye indirimbo 12. Ubwo bivuze ko buri kwezi nakoraga indirimbo. Buri kwezi akoraga indirimbo. Just kugira ngo mba confirme ko ibintu narindimo atari ntabikoraga kubera korali, ahubwo ari ibintu bindimo ntashobora guceceka mbifite. Yego. Imana yaramfashije rero mbana n'abantu banjye, niba ariko nabivuga, kubera yuko muri zo ndirimbo nakoze hari indirimbo nakoranaga n'abandi bana b'Imana dufatanyije umurimo. Byaramfashije rero, ubu byaramenyerewe, bizwi ko ndi umuririmbyi. Yego. Gukora solo. Yego. Tugitangira ndifuza kukubaza akabazo. Izina Cluz. Izina Cluz mbona ryo ni iyi. Rero nitwa Elisa Cluz. Hari umujene w'inshuti yanjye twiganaga muri segonderi. Akambwira ati Cluz, wowe izina Cluz ni izina ry'abasaza. Akajya nyita Cluz. Mu kigo hose bamenya ko nitwa Cluz. Ubwo ndangije ngiye gukora solo, ndafata ariko ka Cluz ko ndubasona neza. It's okay. Bakanyita gutyo ariko kegeranye na Cluz hafa. Yego. So reka wenda twihuta, nifuza kukubaza ibijyanye no kuririmba solo, cyangwa se igihe watangiriye kuririmba mu by'ukuri. Ni ryari nka Elisa wiyumvishemo iyo mpano? Watangiye kuririmba gihe ki? Haba ari mu bwana, iyo childhood yawe yari imeze ite? Njyewe rero ku myaka yanjye mfite yose nararimbaga ukuyemo imyaka 4 nize muri SFP. Ngo imyaka yanjye nagiye kuvugira kuri Moriya, ukuyemo imyaka 4, iyindi myaka yose nararirimbaga bitewe nuko n'ababyeyi banjye bararirimba. Bisobanuye yuko korali y'ababyeyi yarepeteraga mu rugo, nkisanga muri korali, mba no mu y'abana, nkurira mu bintu byo kuririmba. Muri segonderi nari umutoza wa korali, abo twiganye barabizi. Muri tronkomeho hari imyaka umuntu ageramo akumva arakazi, akumva aratwika. Njyewe ninjiraga negereje ku rusengero rubanza rukuzura, ariko narabati babanze bageremo, nibageramo mu ninjira nyuma nakinjira induru zikavuga.
gutegereje banegereje. Nicyo utekereza ko cyaba excitingaga muri iyo myaka yo muri secondaire? Urumva icyo gihe nshobora kuba nararimbaga, ubu mba numva narashaje. Icyo gihe nararimbaga nanjye nkabyumva ko ndirimba. Ariko uko umuntu agenda akura agenda n'inshingano n'ijwi risaza, ariko icyo gihe pe nagiraga isoni, nahagaraga imbere y'abantu kugira ngo ntagwa nkasobeka ukuguru, nahagaraga nkagutya nasobetse ukuguru imbere y'abantu, imbere y'iteraniro, kandi ubwo nka refectoire yuzuye, ko gihe refectoire yajyagamo nk'abana 2000, ku buryo guhagarara imbere y'abo bana ninjiye basakuza numvaga bikaze, numvaga bire. Abantu bigaye na Elisa muri secondaire, please come. Byari ibintu byiza cyane. Nabaga muri korali y'abasore nkana interprete indirimbo za ambassadors, nari soze ubundi afite indirimbo zasoze nkumva ndazikubise kabisa. Ariko ndashaje, bana baye ndashaje, imvizi bayiruye. Gusa ariko n'ubundi wumva ko karacyarimo ntaho birajya, ariko ahubwo ubwo biranyira kukubaza nka Elisa twabonaga muri ya myaka, muri ya za peno ziri hejuru, ni iki kintu ukora kugira ngo training ijwi ryawe? Cyangwa nawe ijwi rero buri navuganye na Beno n'ubushize arambwira ati shwi jyamande gushakisha. Rero mubwiye ngo niki ntaba mpubeshye, ariko hari umujene w'inshuti yanjye yitwa Bienvenue, ajyambwira ati bro uraririmba, ariko ntabwo wajya kuri teno yaso. Mfite umuzee ndaririmba kuko yaba papa no ariko teno ariko abandwanya umujene n'inshuti yanjye wamuburaga ambwira ati bro aririmba, reka nkubwize kuri ndagusuje Bienvenue acuruza imisatsi mu mujyi we. Bienvenue duha imisatsi, abadamu bacu imisatsi biyambarira, amwita hwa, arangura mu Bushinwa twamwise hwa. Nubanga ajya ambwira ati bro subizi ko nkwemera nturirimba, ariko ntabajya kuri teno y'umusaza. Naho njyewe ibindi no gushakisha nta bundi bwenge, nyine ni ibintu niyo ndi muri studio ndi kuririmba kuriya umuntu yibekinga, ngira muri teno nkumva biri guflowinga byoroshye kuruta andi majwi, ijwi rinyorohera nkumva riraryoheye, kwa kuntu mu producer ambwira muri aruto ngo gira gutya ngo kosora gutya, muri teno ntabwo yakosora bitabyigwana n'ubundi buriyo. Ariko Elisa reka kubaze, urabona nkuko wavuze mbere wabanje gukora muri korali, nyuma usigaye ubu ngubu uri umusoliste, iyo ubwo bushake bwo kumva ushaka kuririmba solo, donc bwavuye hehe? Donc ni iyihe motive tijewe ndumva shaka gukora carrière solo, kandi noneho ugahitamo n'ubundi kubikorera mu itorero, kuko ijwi ryawe ushobora no gukora why not sekera cyane. Kuki wahisemo kuririmba wenyine and then ukaguma no muri no mu itorero? Rero hari ibintu byitwa amashereka, aba nutritioniste bazi imbaraga z'iminsi 1000. Kuri umwana yakivuka ibyo kurya yafashe mu minsi 1000, ubwo ni imyaka nk'ibiri, yego 2 n'igice, bishobora kugusindagiza indi myaka 7 uri kurya ibyo ubonye cyane. Iyo myaka nako iyo minsi 1000 y'umwana iyo yafashemo amashereka y'umubyeyi neza, akabona nutrients nziza z'umubyeyi cyangwa za family, yabaho indi myaka 7 ari ibyo abonye cyane, kubita ibijumba n'iki. Nanjye rero iyo minsi 1000 yanjye niyo mu itorero, nakuriye mu itorero, hanze y'itorero ntabwo mpazi. Ubuzima bwanjye bwose ni mu itorero, kuri level hari ibintu nshobora kujyaho nk'abati ntabwo ari ibyanjye, ibi ntabwo bimbereye, nyine nkumva si ibyanjye, nkumva sinabikora mu Kinyarwanda cyiza. Bivuze iki rero? Mva muri korali hari indirimbo nayihaga, ibyo bikaba na marangamutima cyangwa nibinyuzuye ngomba gusohora, ntabwo nari kuva muri korali ngo bigume nanabastika, ntabwo bishoboka. Mbafite ibintu byinshi binyuzuye ngomba kubabwira cyangwa ngomba kubwira isi, ntabwo nabyicara. Ikibigaragaza urumva gukora indirimbo 12 mu mwaka umwe, bivuze ngo buri kwezi hari indirimbo, so ni byinshi binyuzuye ngomba kubwira isi. Ni ibintu it's extraordinary. Uko yiri byose wenda kuriye mu itorero, ariko we nka Elisa ni ryari wavuze uti uyu munsi aka kanya noneho ubu mpisemo gukurikira inzira y'ababyeyi byanyabyo by'indani? Hari iki cyangwa se hari iki cyabaye ukumva ntukiri interested mu by'itorero?
ntabwo icyo gihe kigeze kimbaho ariko mba muri SFP bwo nacitse intege ariyo myaka mbabwira nyine nabayeho ntaririmba byangizeho ingaruka kubera ko nkigera muri SFP icyo gihe yari ikaze barakaniraga cyane ntabwo wa kera narangishije muri SFP mu 2014 umva ntarambye urarambye maze igihe icyo gihe SFP ryari ishuri rimeze nka segonderi kandi ari kaminuza yagera rero mbona ibintu byo kuvanga korali n'ishuri mbona ntabwo byoroshye ndabireka natiri gusenga nzajya nterana nk'abandi bana b'Imana b'Abadventiste ariko ntabwo najya mu bintu by'itorero ngo mbishoboye nyine narabigabanije gira amahirwe amasomo ndayarangiza ariko ubwo muri iyo myaka ine amakorali yo ku ishuri nyine hari abari banzi muri segonderi buriya Elisa kuririmba bakajya banyangaje ngo muri korali ariko nkabona sinabifatanya ngo mbivemo iyo myaka niyo nahagaritse noneho mvuye muri korali nasengeraga ku muhimu nakabaye nararirimbye mu babimbuza yego ariko nabyo ntibyakunda Amiyeri twicaranye mu rusengero umunsi umwe Amiyeri ndamuzi ati bro ndisi uririmba neza wasasha muri korali yacu uradusumba ntabwo nzi ko bizagenda njya kubareba muri repetition zabo numva baririmba neza nuko nagiye muri Esaraje nisanga muri Esaraje ariko na graduatinze ntararirimba muri Esaraje icyo nshaka kuvuga rero nsubingera ku kibazo cya ubaje ngo ni munsi ki wiyumvise ko utangiye gukorera Imana bya vrai utangiye urugendo rwa gikristo biri paso by'indani kabisa yego muri iyo myaka yose ngiye nyiri umwana mfite imyaka 12 nashatse kubatizwa mama abyanga kubera iki ngo ni ikigare ayishuwe ibintu giyemo urabizi yego ahubwo agakora ari kabana twaririmbanagamo twakara twikaga mu ntara yacu dushaka kubatirizwa icyarimwe turi abana b'imyaka 12 mbere yuko njya no muri segonderi mama abyanze nanjye bimvamo ndabyihorera muri segonderi buriya mwambonaga naririmbaga nabatije aho hose no muri kaminuza sinarimbatije ntabwo ari wewe nyine si wewe nyine natwe nuko noneho ubwo hari ikibazo ngiye kujya muri Esaraje ati urazana membership nasengeraga ku muhima ntabatije nigira muri English group nkasenga nkitahira nk'umudiaspora tagati rero buriya jewe nta torero ngira ndi umukristo gusa w'umudventiste w'umunsi wa karindwi ariko mbere yo gutangira urwo rugendo ndabati ibintu kuko icyo gihe Esaraje yari korali ifite imbaraga iri kuzamuka nyine bigaragarira abantu bose bafite uturirimbo twitwa twanzaguruka nta munyagara w'isengesho ari indirimbo ziri gutrendinga cyane nibwo ninjiye muri korali noneho ndabati ibintu ngiyemo bizaba binini biransaba kubijyamo ndi serious nibwo nafashe ibihe byanjye ndabati uyu murimo ngiye kujyamo ndabisengera mbijyamo n'amaguru yombi buriya abantu banzi nta kintu njyamo n'ukuguru kumwe niba nkigiyemo nkijyamo niba ntakirimo kandi ndakubwira ati Jilbe ntago nza wiyakire ntago nza kandi we nakubwiye ngo ndaza nyine rwose icyo gihe mfata urugendo rwo kujya muri korali ni ibintu nari narasengeye ko narabibonaga ko bizakura yari korali ifite igikundira ahantu hose ivuye ku gisozi ijya kuri remesi bayikunze bayiharaye niba ariko nabivuga ariko so kwiharara yari ikunzwe sure absolutely man shimwe umva twakoze umurimo w'Imana ariko mbijyamo ngiye nari nabisengeye personally mvuga ati ngiye mu bintu biri serious nanjye ngomba kubijyamo ndi serious aribwo nabikoze mbihamanya n'umutima wanjye ari nako byagenze muri uko gukora umurimo w'Imana ndetse n'uyu munsi cyane cyane reka twibanda uyu munsi wenda ukora career solo ni iki kintu ubona cya kindi gikomeza kugupushinga ngo Elisa you must do this ugomba gusohora indirimbo ugomba kujya muri studio ugomba kwishyura ukandika indirimbo despite imbogamizi zaba zihari ukuntu bihenze biriya bintu birahenze tell them they don't know biriya bintu birahenze ariko ikintu gituma mvuga ngo mbagomba ibindi nuko mba niyicariye haba mu rugo cyangwa muri office nkumva umuntu arampamagaye akambwira ati nitwa Gilbert iwacu ni Gisagara
n'urugero mvuze Gisagara Yego. iwacu ni Gisagara. Hari indirimbo waririmbye akambwira nk'imwe ati ijya ibyemera. Nayumvise mfite agahinda gakomeye, akampa ubuhamya bw'indirimbo bw'ibintu yamukoreye. Kandi ngewe ubwo wenda nta n'indirimbo nari mfite, kandi buriya mu bintu bijya bimvuna indirimbo ntabwo zibamo. Kuzikompoza ntabwo ari ibintu bimvuna. Umuntu iyo ampaye ubwo buhamya bw'ibintu indirimbo zanjye zamukoreye, itamvuga I must do another one. Nkahita nkora nicyo kimpushinga kigatuma ntakora ngamije views, ntakora ngamije amafaranga. Nkavuga nti ibi bintu ndabizi ko byandikwa mu ijuru, nzabihemberwa, let me do it. Abikora. Yego. So muri urwo rugendo rwose hari ukuntu usanga abantu bafite amasomo ya Bible bapushinga ati abantu giye nishingikiriza kuri iri ngiri. Elisa ni iri yishingikirizaho mu murongo uri havuga ati iri ngiri ryibutse. Banumva hari ikindi kintu rigiye kubaka muri iki. Ngewe rero buriya n'abantu babizi twaririmbanye cyangwa twabanye cyane. Iyo ngiye kuririmba muri iyi minsi ndi gukora solo. Kubera ko ngewe nzi indirimbo nkunda, abanzi nizo public kunda, navuga ati mumpaye indirimbo enye. Ndaririmba ebyiri zanjye, ndirimbe n'ebyiri zanyu. Ibyo bivuze iki? Ngiye nkunda indirimbo z'umusaraba. Indirimbo z'urukundo rwa Kristo, indirimbo z'umusaraba, ni indirimbo zingeramo zikankoramo, nkumva nkozweho. Noneho abaturage cyangwa abakristo bakunda ibintu bidunda, nabyo ndabikora. Kandi nabikoze kubera mwe ntabwo mbikunda. Ngiye ntabwo mbikunda ntababeshye. Abantu tuziranye ndagenda gavuga ati ngiye kubaririmbira indirimbo 3, ndaririmba imwe yanjye, ndirimbe n'ebyiri zanjye, cyangwa ndirimbe ebyiri zanjye, ndirimbe n'imwe yanjye. Ibyo bivuze iki? Izo ndirimbo nizo zanjye z'umutima, ndirimba urukundo rwa Kristo, nkaba nanarira cyangwa yumva umudamu akaza akabatse wabaye iki. Nibereye mu yindi sinari kubikurura nyine numva ndahandi ha. Nibwo butumwa bwanjye ubundi. Alright, so wenda twinjira muri career solo yawe. Ndumva nifuza kukubaza cyane igihe uyitangira. Ni umuryango wawe wabyakiriye ute? Apana kuvuga papa wawe na mama wawe, ndavuga uwo muryango wawe washinze na madamu wawe n'abana bawe. Babyakiriye bate? Baguha support imeze ite kugira ngo nyine this ministry ukomeze upushinge? Jewe buryo mbana n'umudamu wanjye n'umucama wanjye, ntago ari umudamu wanjye, ni inshuti yanjye. Ni wa muntu n'ubu ndi hano arabizi aho ndi. Yego. Aba ari updated kuri step ntera umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Ni wa muntu nyine twibanira kijama, niba ariko nabivuga. Ubwo rero process yo kuva muri korali n'ibyayibanjirije byose arabizi. Niwe muntu untera imbaraga akambwira ati do it. Ni wa muntu n'abamabuko bamubwira ati none mu murimo biragenda. Umupapa aracyafite amavuta kandi atarimo mu rugo. Nibo bantu ba mbere batuma ibi bintu mbikora, kuko buriya narabibonye wagira ibifaranga byinshi ariko mu rugo udafite amahoro, wagenda mu modoka wivugisha, ntabwo bishoboka. Nta mahoro yo mu mutima uba ufite bro. Yego. So reka wenda mbaze ikindi kibazo kijyanye n'uburyo uhuza ya kariyeri yawe yo kuririmba. Ugira akazi gasanzwe, ukunda kuririmba, ukagira n'umuryango. Ibyo bintu byombi uko ari bitatu, nka Elisa nk'umuririmbyi uririmba solo, abihuza ati no wenda kubyarabayobeye kugira ngo wenda n'undi muntu aza kumenya mu by'ukuri se nimba Elisa abitwara gute, wenda ngiye ni gute nabitwara. Kuko hari abasanga bajya mu kintu kimwe ugasanga cyarabatwaye bibagirwa ikindi. Buriya biryoha iyo uba mu bintu nabyo bikubamo. Iyo uba mu bintu nabyo bikubamo ntabwo biburira umwanya. Yego. Ibishoboka ntibishoboka. Akazi gatangira saa 3 kakarangira saa 11. Saa 11 nafunga ofisi yanjye. Mbwira umudamu ati ndajya muri studio. Rwose ni ikintu adatenaho konti, cyangwa akampamagara nka saa 11 ati none se dutaye, nawe nkati genda ta saa 2 ngiye muri studio.
kandi wenda ndi muri office ndi ntarambona nandika indirimbo mu myaka yose twabanye ajya kubona ko nasohoye indirimbo reka kurumva mu rugo ni mu muryango nyine nta bintu byo kujya kwitsimba gukora ibintu by'imiziki nagira inspiration ndeza n'injoro ukabyuka oya jewe wenda aba producer banje barabizi kuba mfite topic yonyine ikintu ngiye kuririmbaho biba bihagije njya muri studio nsohokanamo indirimbo iyo ikintu cyanjemo kukiririmba topic ibihagije nkayidevelopera muri studio nkahita indirimbo icyo njaze kuvuga mu rugo ntago najya mu bintu by'imiziki mu rugo ndayumva gusa mu rugo numva imiziki ku kazi niho nkorera akazi nkanahakorera imiziki yego ntago nabuburira umwanya ntago byashoboka yego so ku itariki ngira ngo 2 z'ukwa gatatu 2025 2024 wasohoye indirimbo yitwa Ishimwe nimba ari cyo gihe nimba nibuka neza yego ni 2024 oya ibyo gatatu 2026 indirimbo yitwa Ishimwe waririmbanyemo na madamu wawe wandikiriye ndirimbo niki kintu cyari ku mutima wawe niki donc niki cyago pressinze kubwo this inspiration ije kano kanya ngomba wenda abantu bari close ya family yanjye barabizi madamu yabyaye umwana wa kabiri amaze kubyara umwana wa kabiri agira ibibazo nyine bigendanye nuko kubyara amara imyaka 2 nta mahoro afite arwaye kandi muri uko kurwara agiye nkabaha imiziki sinigeze ntuza nubwo yari arwaye handi nawe byamucangaga kuvuga ati ni gute ndi Kanombe nkabona wasohoye indirimbo wabikoze ute ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero ngewe mbonye akize kuko kiragiye nabwo yari atarakira neza abamubona muri iyo video n'abamubona ubu ngubu babona ko nyine biratandukanye cyane muri context yo gushima Imana kubera ko twari twashimye Imana kuri iyo sabato ndumva narayisohoye ari nka dimanche iya ndirimbo njya kuyikora ni indirimbo yavuye ku mutima hahandi muri iyo myaka 2 yari gucaho ubu nagomba mfite umugore aba yaraciyeho ariko Imana yabanye natwe muri ibyo bihe byari bikomeye abantu bari close y'umuryango wanjye barabizi byari ibihe bikomeye by'umwijima ariko turashima Imana haleluya nicyo cyatumye nicara ngafata umwanya kakarimbo ngagatunganya ni nanjye wamuhaye ibyo aririmba naravuga ati ibyo biririmba ibyanjye genda ndirimbira chorus gusa abadukurikiye mumfashe dusabiriza nimba bigukundira uduhe akarefre gato kihe ndirimbo karavuga ngo iyi ndirimbo ntabwo ihagije ari kurebe mu mutima iyi ndirimbo ntabwo ihagije ari kurebe mu mutima amen kugira ngo ugamburuze umuntu mu migambi ye kugira ngo ubwibone bwe bushire hari ibintu Mana ufite mu kiganza cyawe wenyine umwana w'umuntu adafiteho ijambo amen amafaranga icyubahiro imiryango yawe ntacyo byagufasha Imana itabyemeye burya umwuka uhumeka ariko Mana reka mubwire iya ndirimbo nyitekereza naravuga ati se biriya bintu level byari biriho amafaranga ntacyo yari kubikoraho icyo ari cyo cyose uretse Imana yakubwira ati byuka mwana wanjye muri ntago byakunda yari gupfa pe ako nawe arabizi yararusogongeye bararebanye vizavi ariko Imana yarahabaye turashima Imana kari muzima amen abadukurikiye ngira ngo nimujya mwumva indirimbo mujye mugerageza gutekereza ku magambo ari mu ndirimbo je ari limite nishyira no mu nkoto y'umuntu wanditse indirimbo akenshi je kumva indirimbo sinjya kumva simpa kumva gusa ndabanza nkumva flow y'amagambo nkumva uko yanditse ibindi bya instrument n'imicurangire ngiye biza nyuma niyo mpamvu nifuje kubaza kuri iyo ndirimbo ko numvaga amagambo arimo avuga ibyo byose Elisa umunsi tuzahura hari impamvu kabisa ahubwo ubwo birangira n'ubundi no ku ndirimbo wakoze 2024
indirimbo wise ngo burya. Hari indirimbo wise ngo burya. Muri refure yayo hari aho uririmba ngo isezerano ry'Imana ntirihera. Nubwo wabona ko nta nzira irasohoka. Ngo natwe twabonaga bisa n'ibidashoboka. Inzozi pe. Kandi iyo ndirimbo ngira ngo yikoranye na madamu we nanone. Nivuga rero nshaka kubaza ikibazo kuri indirimbo. Ni yaba ireflecting maybe urugendo rwawe rwo kurambagiza cyangwa se dating n'urugendo rwawe rwa mariage. Hari abakuru bakavuga ati sha Elisa mura kurabura nta kintu kirimo oya ni cyumweru kimwe byagenda icyumweru kimwe ngo ntibazakirenza imyaka ibaye 7 bro gahombye. Wenda ntaho turagera ariko imyaka 7 basi tuba tumaze kumenyana. Nta hantu azanjigira nawe nta hantu nzamucikira. Anyway, njya gukora iriya ndirimbo nibwo nari nkiva muri korali nyine. Maze kuva muri korali haza ibintu byinshi by'amagambo byo kuvuga nyine bitera famiye yanjye. Kandi mu by'ukuri niba hari ikintu nzi Imana yampaye yampaye umugore mwiza. Amen. Yampaye umugore mwiza atari ukuvuga nyine byo muvuga by'inyuma physical appearance. Ntago ariyo mvuga. Yampaye umugore nyine bihura nanjye. Ko ngewe ndi umuntu ugira inshuti nyinshi. Ndi umuntu wivugira. Kandi umugore wanjye aratuje. Ubwo rero icyo bivuze bihita bihura tukuzuzanya tukagendana intambwe ku yindi. Noneho ndangije nawe ati uyu mugore ni ijuru ryamumpaye kubera yuko bitari ibyo ntago kubaka kwanjye kwari bushoboka. Uko kugira inshuti nyinshi kuba muri masosiyete menshi gutya mbese ukuntu umeze n'ukuntu umudamu wanjye ameze biratandukanye. Uko gutandukana rero niko gukora ikintu kiri compact tugahita dukora famille ya danje. Iyo bond ya danje ariko nta hantu waduhera. So je numva ira ndirimbo navuze niko iyi ndirimbo personally ni nziza irimo amagambo meza. Hari akantu uvuga mu nkunda ese kuvuga ngo hindukira urebe umwambikazi wawe right. So maybe ukiririmba ayo magambo muri kumwe nize feelings yagize by then. Umugore wanjye rero urabona niwe mufana wanjye wa mbere. Azi ko nta kosa ngira. Mise kigoroye. Azi ko ndi mise kigoroye kandi se cyababwira. Ariko ndagerageza nyine nkamugororokera. Mbivuga nashakaga kuririmba abantu batekereza urugendo rwo kwimariya bakumva biragoye. Nanjye nababeshye numvaga bigoye. Atari uko ntari mfite amafaranga. Icyo gihe nari mfite n'amafaranga narakennye me. Ibyo byose buriya ibiyahiga mbere byarabaye byinshi. Imyenge yabaye myinshi. Ibiyahiga bishobora kuba byarabaye byinshi ariko ntago ifoto yanjye jewe ntunze famille nayibonaga. Nyine mfite umugore mfite n'abana natinyaga kuba responsible. Kuba responsible sinzi ibintu byose byo muri urwo rugo ari jewe boss. Ari jewe ubiyoboye. Ari bibazo. Man numvaga iyo dossier iremereye. Maze kubyishoramo rero mbona birakunze. Mbonye bikunze ndabati reka mpumuriza abantu bose bafite ubwoba bwo kubijyamo. Ko nanjye nari mfite ubwoba. Elisa icyo kintu kiranyira ku kibazo numva ndibuze kuza kukubaza. Kijyanye n'umuryango. Ariko ukora ko kivuze reka tukivuge. Reka mpite nyikubaza. Urabona muri ibi bihe cyane cyane ibi turimo uyu munsi abantu batinya kuba responsible. Yego pe. Ndibuka ngiye mu rubukwe 2022 tumaze nk'amezi nk'abiri cyangwa nk'atatu. Okay, hagati ya 3 hari ukuntu ibintu baba barabahaye biba byashize cyane. Urumva hari ibintu abantu batahana nyine kigiye ibintu by'imyunyu ikiro no mutangiye kwikoramo. Icyo yabada barambwiye ngo bose none ngo nigiye ngo baswe umunyu harya n'intoryi bro. Urumva abantu kuba responsible these days ukabona nyine barabitinya. Biragoye. Baba abagabo baba abagore cyangwa se abatipe n'abakobwa bagatinya
bagatinya gutangira urugo. So ugendeye kuri experience yawe, uwo muntu utinya gutangira urugo kubera gutinya inshingano, ni iki wamubwira? Hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ntukirindirize uzaheka. Uzaheka ntumwicishe. Uzaheka ntumwicishe. Iriya dosiye mureke mbatere story. Uzi ko ushobora kwanga kwimarira ukora ufite akazi keza, wenda baguhemba nka miliyoni cyangwa miliyoni 2. Nyine umujene umeze neza. Kumva ntibiraza. Man, ukazire turuvugiye kubikora uri guhembwa inote ya turasi. Kandi bigakunda. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero, mwitinda mu bintu bitabara. Ya bintu ntibibara, uri singo gutera imbere biba bigoye. Uri umudamaje n'umugisha warawuzana. I know. Umugisha warawuzana, inzira z'Imana zigafunguka. Niba wakubitaga ibipfukamiro byawe hasi usenga Imana, biba byabaye 4. I know. Umva imiyoboro y'Imana irafunguka, ntimumenye ukuntu bigenze. Icyo nababwira nukuri muze muzanshimira nyuma. Ni ibintu byiza, ni ibintu akwibaze nawe hahandi uba wumva umutima wawe uri ku muntu umwe, kumva niwe uhangayikiye. Niba mufite umubebe cyangwa ababebe, ukumva nyine abo bantu nibo bawe, kumva nibo bakwanditseho bro. Ni ibintu byiza cyane, byiza ariko ntago mfite ukuntu nabibasobanurira. Muze murebe muzanshimira nyuma. Yego. So reka wenda nkubaze, urebye iyi myaka 7 umaze muri mariage, ni urugendo rutari ruto. Byebye byose hari experience umaze kubona, ariko usubije amaso inyuma, niho uvuga uti ku buryo ukora ku muryango waho uri icyo kiragihe ko mumeze uyu munsi, yari uvuga uti muri iyi situation runaka Imana yasohoye isezerano namanaga ryari rwose ritari kuzasohora. Rero mbeke mbatere story. Ngiye kubatera story n'ubwa mbere ngiye kubivuga menye. Imana ni seriye sana. Imana ni seriye cyane. Abantu batanizera Imana yoberwa uburyo mubaho. Nukuri mwararushye. Ngewe muri iyo myaka yose nabaga mfite akazi gasanzwe ndaho nyine. None umunsi umwe nsenga Imana, bintu bya Trump biba sinzi niba ubizi byo guhagarika USAID. Yego. Nakoze mu mushinga wa USAID. Abantu urahagarara kubera Trump. Kuko Trump atabona iki kiganiro arambabasha. None ngewe mu buzima bwanjye nari narakoze muri ONG kuva narangiza kwiga, nakoze muri ONG mu ma project kandi irangira njya mu yindi haruko n'abantu wenda ba muri ONG barabizi. Ziba zifite ikintu kimeze nka umbrella. Uburyo muri World Relief tujya muri World Vision, kwa muri World Vision kajya muri series gutyo. Nuko nanjye nibereho. Kandi iyo mishinga myinshi nakoze muri yari ya USAID. Ndasaze nono. Kaje karagara. Kamaze guhagarara, ndi umuntu ukunda kugira privacy. Nta muntu ujya umenya ibyaje pe. Keretse umudamu wanjye nyine. Umunsi umwe umujene w'inshuti yanjye witwa Dr. Kuramuzo wo muri Christ. Uri muri Credo. Eric uyu nguyu wigisha no muri yigisha muri aho ukayenda muzi. Umujene ni inshuti yanjye. Akaba ntazi kakazi kandi kahagaze. Arampamagara arambwira ati ahantu ugiye gukoresha ivuna kandi ugomba kuza kuririmba. Nanga Eric wambabariye ko muri minsi ntanize neza nago ndi mu mwuka wo kuririmba. Kandi ubwo nsohora indirimbo. Buriya reka nkubwira ibi bintu by'imiziki Imana bimereye mu mugisha cyane. Ushobora gusohora n'indirimbo 100 kandi cyerekeranye na financial nta kibazo mfite. Ngiye mfite access ku ma studio arenze 5 nagenda ngakora gasohoka. Mfite access ku ba videographer barenze 5 bankorera video. Hari n'abayingingara abashuti banje bambwira ati wakihanganye agukora karirimba. Kareba video akora bararango biceka batoya zakubwira. N'ubu murahari muri izi bukiri kuri list y'abantu bazagora indirimbo. Ngiye muri ibyo bihe nari imezerewe nabi mu buryo bwa famille. Imana yabanye nanjye. Amen. Cye nkajya nikorera imiziki mukagira ngo meze neza kandi ntameze neza. So kamusubire ku nkuru ya Eric. Eric hano nagombaga kujya kuririmba, nasabwaga byibuze budget 40,000. Kuko ubwo mu Kinyinya nagombaga kujya Nyabugogo,
Nyabugogo nkatega nkagerayo kuva ahantu ugera aho yakoreshaga ivuna hari moto byibuze y'ibihumbi 3 ubwo ndetse nari nabiteranije byose sanga ni 40. Ndangije Eric ni inshuti yanjye sinamwaka itike. Ndangije nawe atarikeri uzi ko ugomba kumpa itike wa muturage we. Arangije arambwira atarikeri uri ku rwego rwo kubura itike. Ndavuga ati ntabwo nabura itike ntabwo nabura ariko byo kwiyemera ufite nari no kuyibona ariko ingoye nyine urumva hari ibintu biba atari priority wenda abantu bafite amafamiye barabizi ntabwo wakifata ngo ujye muri ibyo bintu by'amavuna umuceri washize ntabwo bishoboka cyangwa ibintu by'ibirayi cyangwa na pampa dufite abana. I know hari ibintu nyine biba ari byiza ariko atari priority. Eric arangije ati reka nkubwire singusuzuguye ariko tike yo kuva kuri kaburimbo kugera hano iyo nzayiguha. Kigo nabona umuturage anyohereje 5,000 5,000 byanda bigusubiza. Kuko urwo rugendo nibwo niboneye Imana vizavi na Eric menya tabizi simbizi niba narabimubwiye ariko sinzi niba bizi. Nara ubwo cya kuririmba nyine izindi besoin ndazihorera. Ndakiye ngeze kwa Nyirangarama hari umujene w'inshuti yanjye uhakorera nawe umufana wanjye witwa Edison hano tubana muri groupe baramuzi. Arangatera ntabwo wajya kuririmba hari ahantu ngo ntitujyane pe ntabwo mperutse kubona uririmba. Aba yakije akamoto mu ugiye ku kamoto tugiye hitwa Irunoga. Tuba turagiye tugezeyo nagombaga kuririmba mu kigo cy'ishuri nkanaririmba mu mavuna nimugoroba. Ikigo nuko ngo ni ya matorero abafatanye n'ikigo cy'ishuri cy'Abadventiste. Tuhagera dusanga ibyo mu ishuri birangiye twahageze mu masaa 6 kandi nagomba kuririmba muri recreation. Ubwo tuba tugiye kwa pasiteri nyine ibyo kuririmba mu kigo cy'ishuri biba birafeirinze. Tugiye kwa pasiteri nsanga n'umufana wanjye wa danje hejuru abantu mu giturage ndabakunda barajye bamugisha. Ikintu pasiteri yankoreye arambwiye ati ni wowe se karakuzanye neza ni wowe nyine nkabona arashaka nko kunkoraho akumva ntagombaho ayumva ari wowe none se ahantu urahageze none nka pasiteri ndahari. Imana umugisha witanze abaransengeye. Amaze gusenga ibananyaturaho umugisha wa wundi wavure ibyo bintu Eric ntago abizi ko ntafite akazi. Pasiteri aransengera umva sengera umuryango wanjye nyine aransengera bya gipasiteri numva amavuta ya gipasiteri akozeho. Turangije tuba tugiye kurya. Amasaha yo kurya arageze umudamu twavuye aho ngaho ku kigo cy'ishuri tujya mu rugo. Pasiteri arasenga amaze gusenga umudamu we abazanye utuntu tudufruit tura mu gipasiteri bafite utuntu tw'udufruit azanye udufruit umudamu arasenga. Ibyo kurya bije barasenga twavuye nko mu rugo basenga inshuro 6 dusubiye mu mavuna mu masaha 8:30 saa 9 ko byasabaga kujya kurarika. Ko kanunda ariko uko basenze bakankiramo nta muntu uzi ibibazo byanjye nta muntu uzi kuntu nyine uko ni ibintu bimeze financially shabaransengera byatari. Byarangiye ngiye kuririmba ariko nararirimbaga nyine nkumva ibintu biri kumanuka nyine nkumva ari ukuntu uririmba wenda abaririmbyi barabizi ukaririmbira abantu ukabona umurimo mukumwe ukabona nyine ijuru riraho ngaho. Ubwo mbere yo gutaha nabwo baransengera ako nkumva ayo masengesho ntago asanzwe. Uko nari maze amezi arenga nka 5 urumva ariko kuko akuni mbabwira ko gukorera Imana nta muntu ujuraburiza nta kintu na kimwe nigeze mburana Imana muri icyo gihe cyose. Ubwo icyabaye naratashye maze gutaha Eric ntiyamenye ibyayo ubwo nitahira ku kamoto karagiye kangejeje kwa Nyirangarama. Ngeze kwa Nyirangarama ndatega nkuko nari napanze itike nari nyifite. Eric naje mu bintu byawe shawo wowe ciao wabarishije nabi ariko Imana ni nziza. Ubwo simvuyeyo ari dimanche kuwa kabiri umuntu w'inshuti yanjye arampamagara arambwira ati nyohere mu gitondo cya kare mbyutse nkiza CV yawe ndayikeneye cyane. Ndayimuhereje nawe none se ugiye kuyijyana he nono ambwira ati turize
maze kuyimuhereza nimugora arampamagara tejo saa 3 uzaze muri interview. Ubwo haciyemo umunsi umwe navuye ku cyumweru, kuwa mbere kuwa kabiri uwo muntu nibwo yampamagaye, kuwa gatatu njya muri interview. Noneho muri uko kujya muri interview nayigiyemo akazi ibintu bita sinzi ukuntu babivuga mu Kinyarwanda, ibintu byose byararangiye. Muri cyo cyumweru nabonye ukuboko kw'Imana, urumva? Amen. Kubera kuyikorera. Urumva? Yego. Umushahara nahembwaga muri wowe wikubishuro ize 3. Urumva? Ndangije kuwa mbere nahise ntangira akazi. Ubwo kuwa kane navuye muri interview, kuwa mbere mpita ntangira akazi. Ntangiye akazi rero, ariko ubwo mva aho hantu nabwiye umudamu wanjye ati hari akantu neza sheri. Ese ntakanye sheri ntago dusenga. Ese kubera iki? Musobanura uburyo ki akantu kose nabo baragasengera, every detail irasengeye kandi bigakora. Nyine ibyo bintu biba bishatse kwereka Imana ko nta kintu ushoboye, niyo igushoboza every single detail y'ubuzima cyane. Hako mudamu wanjye kwa kuri nakubwiye ko ari inshuti yanjye, hanga ati sheri je ntabwo twabishobora, tugoye Imana irabizi turayemera, ariko twikomereza tugiye kurya tugiye kuryama utagize yawe ari password urari mpatse gakubaye twigendere. Kuwa mbere ntangiye akazi, ntangira akazi kameze neza, hari mu kwezi kwa mbere. Muri iyo myaka yose nabayeho numvaga Imana ni nziza. Sinzi ukuntu navuga Imana. Imana yabanye nanjye muri icyo gihe cyose. Nabonye Imana visa, nimba visa byumve. Ni navuze ngo nta kindi kintu narembe uretse kuramya Imana. Ngewe navuye kuririmba aho hantu ndi kwiyumva mu zindi mbaraga, kandi pasteur waransengeye n'umushuti wanyu umupasteur w'abantu, ni n'umujene yize hari imisoro. Menya ariyo ntara ya mbere ayoboye, ako n'umuntu ukunda Imana yaransengeye, ngewe Imana ndayibona. Amen. Muri uko gushima Imana rero kwabaye mu kwezi kwa kabiri. Muri uko gushima Imana ibyo byose byari bifatanye, byari ibintu bibyiganye. Famille yacu yari ifite ikintu cyitwa amashimwe bro. Kurumva muri icyo gihe cyose umudamu kumurwarana n'akazi byari bigoye, no kumurwara nta kazi. Nyine iyo myaka ibiri byari ibintu byatari, ariko nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye abana b'Imana mwambaye hafi, ndabibona. Imana ibahe umugisha. Reka ngabanye inkuru. Yego, urakoze cyane Elisa. Reka wenda mbere yuko tujya mu kindi gice, ariko reka mubaze nanone ku muziki wawe. Ariko iyi music ibyo numva uvuga ko ari itsinda. Iyi ni itsinda ry'abantu b'Imana. Itsinda music rigizwe n'abantu bameze bate? Iyo groupe imeze gute? Nge rero nkuko nabikubwiye ndi umuntu w'abantu. Ngira inshuti nyinshi, n'umudamu wanjye ajya mbwira ariko ziriya inshuti zawe zose ubuzizeye. Ndi umuntu w'abantu hahandi nisanzura no ku muntu ntazi umbwiye ka nkunda. Kuko mbwira ko nkunda ukunda ibintu nkora biba bihagije kwisanga muri music. Music rero ni bantu ki? N'abantu bambwiye bati rero Elisa, nibyo uvuye muri korali, ariko dukwiriye kugusapotinga, dukwiriye kukuba inyuma, kuko buriya ibi bintu nkora cyane iby'Imana ntago ari ibyanjye, kuko ari ibyanjye mba narabivuyemo. Kubera yuko hari byinshi biba biduhiga, umwanzi Satani nawe bari gucungira hafi ngo agukocore. Imana yagize neza, yabanye natwe. Music ni itsinda ry'abantu bankunda, kandi nanjye nkunda. Ndabakunda, niba abantu banshyigikira baba batifuza yuko natsikira mu murimo w'Imana, bamba hafi. Dufite ibikorwa byinshi dukora bisaba amafaranga, barayampa. Ibyo bikitwa music family cyangwa music group, ariko turi abantu beza. Wow, numvaga mfite amatsiko yo kumenya, turi abantu beza, kumenya iyo group cyangwa se iyi ni rebo. Nta abantu bose, harimo n'abantu bepfi yo mu Bugesera, urumva. None akantu karenze music ntago ari idini. Nta dini tugira twebwe, turi abantu bikundira Imana. Kuri level dufitemo n'abayisilamu.
kubera ko ibintu dukora ni ibintu bya kimuntu bitari iby'idini. Dufitemo aba Islam, dufitemo aba ADPR, dufitemo aba Adventiste nibo benshi kuko niyo surrounding yanjye nibo bantu benshi mfite, ariko ibintu by'idini ntabwo byaduteranye. Mbere yuko twinjira mu kindi gice, Elisa nzeho uturirimbira ni buri gice na refrain cy'indirimbo yitwa buri. Burya suburanga, burya s'amafaranga, burya si imiryango, burya s'amashuri, umugore mwiza atangwa n'Imana, iyo bibi byo byose iri kamba simba ryambaye, none uyu munsi Imana yagiriye icyizere cyo kwitwa umutware wawe iteka, muranyishimira kuko ntibeshya, sezerano ry'Imana rirasohora, niyo wabubona nta nzira rirasohora, benshi nkatwe babibonaga nk'inzozi, ariko kuko itabeshya yarabikoze. Muhindukiza amaso mureba abamikazi, muhindukiza amaso mureba imbuto z'urukundo, muhamye kwiyo yavuze ijambo irisohoza, sezerano ry'Imana rirasohora, niyo wabubona nta nzira rirasohora, benshi nkatwe babibonaga nk'inzozi, ariko kuko itabeshya yarabikoze. Muhindukiza amaso mureba abamikazi, muhindukiza amaso mureba imbuto z'urukundo, muhamye kwiyo yavuze ijambo irisohoza, muhamye kwiyo yavuze ijambo irisohoza. Amen. Sibyo? Hari ikindi mbaza? So ibyo birabaye. Reka tujye mu bice bisoza by'ikiganiro cyacu. Ndifuza kukubaza by'umwihariko. Uri kuri stage, hari igihe cyakubayeho uri muraririmba amagambo akakujabuka, keze ndi Didier rero ako Didier azanyica. Didier mushuti wanjye yisaki yicake ndako kugikura mu ikofi, ukabona arakibuze burundu. Chance ugira bro, nuririmba n'abantu ariko uri wenyine nko ku Gato. Yewe ukuntu umeze ni haruko ngira amagambo menshi ntabwo mbizi, ntabwo naceceka kuri stage ngo ndabyibagiwe nabaririmba kumba ntararepetanye namwe se nashyiramo ibindi ntago mwabimenya. Biragoye, bishobora kumbaho ariko biragoye. Okay. Kubera ngira amagambo menshi nyine mba mfite ibinyuzuye byinshi ku buryo niyo nakumva gacitse atamumvangira ibindi kandi ubimenye. Well, iyo madamu agiye kugutegurira ndavuga uvuti Elisa Cluz jewe rwose ndumva nakwikiye nambaye neza. Elisa bayambaye ati madamu rero akunda costume kandi ntabwo nzikunda. Nyine abambwira ngo iyo nambaye costume mbameze nk'umuntu w'umugentle nyine barambaye neza, kandi ntabwo nkunda costume nk'undi bintu biri free. Hahandi njya no kwiyambarira ikabutura tukabipfa kandi mfite amaguru meza, yego ndi muremure ariko ni meza. Ntago abikunda nyine abashaka ngo nifunge kijistoma kandi ntago ari ibyanjye. We uko ntegurira kumva nambaye neza nuko njyewe kubganye mvuga ngo nambaye neza ni ibintu bibiri bihabanye. Yego birangira rendo wininze. Oya romba umudamu mwabagabo mwe musozogora umugore uzashaka urara, umudamu niwe ugomba kugutegurira uko ugomba kwambara. Yego. So ikindi kibazo nifuza kukubaza, iyo umuntu aramutse aguhostinze mu rugo cyangwa ku meza hari amafunguro, favorite meal yawe ya involve uyu munsi kabisa yakoreye? Rero buriya niba ndi umunyamu ntabwo mbizi, ntabwo nkunda ibintu bya dani, nikunda kawunga. Ariko mu bintu ufite ku meza hatabaye hari imbuto uba waraburisha. Ariko mu bisanzwe bategura mu rugo ngiye nikundira kawunga, kandi noneho biriya bintu byo kuvuga ngo kukarisha inyama oya.
ntabwo nkunda inyama ndazirya tazareka kuzima ngenda zirya ariko sinzikunda kawunga n'ibishyimbo bitetse neza ndabirya nkumva birabugorera umubiri wanjye uguwe neza utubutaho hari n'agashyushyu nuwo Elisa handi avuga ngo I'm having fun with my friends, with my people, with my family. Handi uvuga uri having fun urimo urakora iki? Ngero having fun iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye niyumvamo, ariko cyane cyane ngiye kubavuga mu mazina kuko njye nanabahamagara ntagati ndakwinginze nsanga biri ndayishyurira nushaka na transport umbwire nyishyure. Nkunda ahantu Edgar ari, abashuti banjye Edgar baramuzi. Edgar nayo ndamuzi. Ushaka umuzi n'umujene w'Ikagugu arutse gukora ubukwe vuba. Yego aho ndamuzi. Uriya mujene agira inkuru niba zihimba niba ari experience y'ubuzima simbizi ako ndamugukundishije n'abantu batamuzi cyangwa bamuzi kubana nawe biraruhura. Hagira uwo mujene nakubwiye witwa Bienvenue ucuruza imisatsi. Umujene nawe ameza ariho biba ari ibindi. Ubwo rero iyo mfite abo bantu ku meza yanjye turi kuganira twanageza mu gitondo bagira inkuru zidashira, iyo zishize barazihimba sinzi ahantu babiva. Tuba turi kumwe utahumva imitsi y'ubwonko yarekutse umeze neza mu mutwe wasetse wanezerewe. Ni byo bihe byanjye byo kuvuga ngo I had fun. Okay. Elisa mu myaka yawe nk'ibiri cyangwa itatu iri imbere muri career solo ni ikihe kintu wumva uti kintu ndumva nifuza kugitacinga nkagikoraho cya kintu uvuga ati 3 to 5 years ni ikintu wumva rwose wifuza add music cyangwa se Elisa Cluz nk'umuririmbyi yifuza kugeraho? Ibintu by'uburirimbyi rero uburyo bumbikora n'uburyo nifuza kubikora ntaho bihuriye. Ibintu biri muri jye uburyo mbigabura ntago ariko mbyifuza. Mu myaka 2 cyangwa 3 bashobora kuzabona ibindimo nyine nkabigabura mu buryo bwanjye kuko ukuntu nsohora indirimbo ndirimbo mu rwego rwo ku expressing ibindimo ariko bikagendana na church turimo n'abantu banjye nyine abo nsavinga ariko ntago ari gutya nshaka kubigabura. Mu myaka 2 nzabishyira kuri level numva mbishakaho. Okay. Yego. So hanyuma se hari abantu bavuga bati mu myaka Elisa maze aririmba ntabwo turabona igitaramo cya Elisa. Tubona ibitaramo by'amakorari yandi ndanabyatendi uburimo ndakubona simba hana amafaranga muzayanyishyura mwebwe. Elisa ntabwo turabona igitaramo cyahise kandi mu by'ukuri abantu barakinyotewe cyane. Ni Elisa ni ryari uri budute ufite uburyo ibintu byanjye mbikora bitandukanye nuko benshi mu bitekereza. Ngiye nyiva muri korari ku itorero wacu ndi umukristo ushimwa nta mugayo ndimo ndaterana bikwiriye na pasiteri n'inshuti yanjye. Ngiye barambwiye ngo ni nandikira itorero mbe umuririmbyi w'itorero. Bigishyushye maze nko gukora indirimbo nk'ebyiri cyangwa 3 kandi atedisi ibintu ukora ni nko gutegura concert muri arena cyangwa muri stade itorero ritabizi ibintu byo kwisoreshwa indirimbo ntago ari byo. You need to have a written letter twemeje kuri umuririmbyi wacu. Ndabyanga niba navuga ngo narabyanze ndavuga ngo ntago ari cyo gihe ndumva nshaka kwikorera gutya muri ubu buryo. Ubwo rero anytime ngiye nabaye registered kandi ntago ari kera ndumva nshaka kuba umwana w'itorero neza kuko urumva ngiye unikorera indirimbo nkajya kuririmba nk'uko mbitegereje cyangwa mbishatse ariko ntago ariko bigomba gukorwa. Bigomba gukorwa neza nk'uko byateguwe no muri gahunda. Abizi itorero ryacu na gahunda ni ku murongo. Ubwo rero anytime nimara kuba registered nk'umuririmbyi w'itorero kuko ubu ndi umuririmbyi ku giti cyanjye birthday yawe naza nkamuririmbira ubukwe bwanda mburirimbamo murabizi mu bukwe ndabaririmbira ariko nta torero bicaho biba byaciye ku mugore wanjye ngavuga ati nsabye amasaha 2 ngiye mu bukwe bwa Gilbert cyangwa ngiye nahangiye kuririmba. Yego. Umunsi nzaba ndi mu bitabo by'itorero nk'umuririmbyi nzabikora neza. Okay. Elisa Imana ikubwiye ko usigaje umwaka umwe
umwaka umwe wo kubaho, what would you do or what would you change? Ni iki kintu wumva muri uwo mwaka uvuga uti iki kintu koko numva nagikora ko ndi seriye kabisa? Rero buriya abantu bazi ko nyine kubera kuvukira mu itorero banzi nk'umuntu w'itorero nyine batekereza ko menya nta n'ibyaha ngira. Hari n'abantu baba bazi ko turabere byatari ariko umuntu w'imbere amenywa na nyiro. I know cyane kabisa. Muri uwo mwaka ngewe na cleaning inzira zanjye kubera yuko ubu ngubu hari ukuntu twisengera mu buzima busanzwe, kurya, kuryama, asengesho yo kwiriza iwacu ni gakeya. Nyine ugasanga ibintu by'Imana tubirimo, twabivukiyemo, twibwira ko turi mu nzira kandi wenda twaranakwamye. Sha nabibamo pe. None icyo gihe bya binoroshye. Mvuga kuko buriya nubwo bimeze bityo ngewe ndumutahajuru. Nabo umuntu umwe uzajya mu ijuru ni ngewe. Niba babiri ni ngewe n'undi umwe kuko ndagerageza mu mbaraga nkeya za kimuntu nkirinda icyaha n'igisa nacyo. Ariko kuko turi mu isi nkora ibyaha. Ariko ni ibintu ntakora nagambiriye ngo mpange ngo ngiye gukora icyaha, ibyo ntabwo byambaho. Impamvu mvuga ngo ndumutahajuru rero nkaba nakora igishoboka cyose muri uwo mwaka nawe nsigaranye ngo mbe mpamanya n'umutima wanjye neza. Bimwe navugaga by'umuntu w'imbere byayandirimbe ejo tuzasohora, mbe mvuga ati umuntu wanjye w'imbere ni correct, umuntu wanjye w'imbere ni clean, niyo nagenda ejo nkumva. ariko nk'ubu mbwiye ngo nzagenda ejo nahita ntangira gutekereza ku utuntu ntatunganije. Ako muri uwo mwaka mbizi neza na making sure ko jewe n'umutima wanjye duhamanya ko ndumutahajuru. Yego. Wow. Tugana ku musozo, uramutse utasengeye kuri RMS, iyo saba tutaterane kuri RMS, ni humva waterane? Rero buriya hari ahantu nateraniye numva biraryoshye, ariko niba navuga ngo ni mu cyaro cy'i Kigali. Kubera nkunda kuririmba, nkunda abantu baririmba indirimbo neza zo mu gitabo, nyine baririmba kuramya ukumva nyine ari kuramya. Nakunze abantu b'i Masaka. Abantu b'i Masaka baririmba indirimbo neza, ukumva biraryoshye, ukumva iteraniro ryose. Noneho hari n'akantu mu itorero ryacu tugira, abantu mwigisha indirimbo. Umwanya wo kwigisha indirimbo ni byiza, ariko muri gahunda yo kuramya ukumva aravuze ngo turimbe indirimbo ya 412 akaririmba ukumva niwe wenyine kuyiririmba. Ntabwo mwe muri gutuma turamya neza mwebwe. Niba ari indirimbo yo kuramya mujye mureka nyine iteraniro ryose dukubitemo, shyiramo amajwi y'abacecuru, amajwi y'abasaza, ukumva biraryoshye. Ariko nk'iyo umubwiriza agiye guhaguruka, ababwiriza no bategura indirimbo ukumva babitekereze ko bategura indirimbo ya 440 birambagamira, ntacyo nabikoraho, nta nicyo nabihinduraho. Umwanya wo kwiga indirimbo ubu hari, ariko kuyipracticinga mu mwanya wo kuramya ntabwo ari byo. Murakoze. Elisa, reka ufate umwanya wo kugushimira by'umwihariko tugana ku musozo. Ndashaka kugusaba ko uturirimbira indirimbo imwe, igice kimwe na refrain. Indirimbo ivuga ngo azamukiza. Urayikunda sana? Ndashaka kumva ijwi ryawe mu ndirimbo yitwa Azamukiza. I love that song. Wowe rero dukurikiye ira ndirimbo gendo yirebe, wongere uyiplaying, wongere uyisubiremo, wandike comment ko ugiye kureba uvuye hano. Jewe iriya ndirimbo nyikora na mfite gahunda yo kuyikorana n'umwana wanjye. Mwana wanjye azi kuririmba w'imfura. Turapanga tujya no muri studio tugiye kuyikora. Hageze ibihe byo kuri codinga ngo pango habyure tukazakurinda. Yarayirepese abantu bangurikira kuri TikTok barayizi, ni nawe wa mbere wayiririmbye, afite akantu yayiririmbye, dupanga ko tuzayikorana. Kubera yuko nashakaga guhuza story ya Joel na story y'iki gihe. Nyine nk'umuntu w'umwana cyangwa mutoya ari gusobanuza umukuru, amubaza ati ibintu ndi kubona ubu namwe ku bwanyu byabagaho, cyangwa se ni isi ishaje se, ni mbese bimeze bite? Kuko mbona nyine isi irimo akaduruvayo, niba ariko nabivuga.
panga n'umuhungu wanjye kwigwa tugeze muri studio arangati akaguhinda nyiririmba nyenyine ariko nanjye ndayikunda iravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yoweri riti mbese mwabasaza mwe n'abatuye isi mwese mumbwire hari bimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cy'abaso nanjye ndibaza bikanyobera abasaza b'ubu mumbwire mbese ibyo mbona namwe mu gihe cyanyu mwarabibonaga ubutaka ntibukera umwero wabwo ibishyitsi n'intambara hirya no hino abazima nabo barabibona bakabimenya bakamenya ko gutabarwa kwegereje nibyo dufite amakubi impande zose dufite amakubi impande zose ariko Uwiteka umuntu uzamunambaho azamukiza muri byose. Amen. Nayo makuru nari mfite muri iyo ndirimbo. Yego biragoye, isi iri kutuzunguza, birakaze, school fees ziyongereye, amazu yazamutse, hari umujene nshi cyane ndetse kurongora. Afite studio. Nyina akora ama video. Ashaka gushyira studio na famille ahantu hamwe. Ashaka inzu y'ibihumbi 100 arayibura. Ariko nyine nawe yihagazeho birumvikana umujene ufatika akambwira ati amazu bimeze bite none se mwabigenje bite mu mwubaka Kigali urumva nyine kumva ni ibintu bimuhangayitse ariko biranahangayitse kushishije ni fact joke with it ni ibintu bihangayitse bikomeye cyane ariko uwisunga Uwiteka azamukiza muri byose. Amen. That's the message behind. All right. So reka munyemerere dushimire Elisa twabanye muri iki kiganiro ko yaduhaye umwanya we utari muto ko tuyavuze kandi rwose yagize cyari isanzura twisanzuye twayavuze. Elisa ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Kandi reka mubwire ngo Elisa rwose je nari nsanzwe muzi ariko ntekeza ko ari ubwa mbere mbonye. Ubwa mbere mbonye uyu mujene ntababeshye. Je nari nsanzwe muzi kuko abantu bari mu mukorere baba bazwi ariko nishimiye kuganira nawe, nishimiye ikiganiro twagiranye. Imana imuhe umugisha. Elisa, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kwagure. Amen. Uko rero nagusabye kuza ngo tuganire ukabyemera nanjye uzampamagara nzaza koko. Oyo uzayampana yapangiye nayo nintegura concert nzaza. Urakoze cyane. Ndabashimiye rero, Imana ibaho umugisha. Twari turi hano kuri Makita Tent, ni tent iherereye hano Kimironko. Bagira tent nziza, bagutegurira ubukwe bwawe, bakugura decoration nziza. Ni byiza ko wabagana rero kugira ngo bagwe izi service dore muri bihe by'ubukwe, ibirori bitandukanye. Makita Tent na ahantu heza bashobora kugufasha. Bafite ahantu heza aho mushobora kwambarira ibikoresho byiza bya decoration. Ndabizi ko batakudisappointinga rwose igihe ubaganye. Imana rero ibaho umugisha, tubashimye ko baduhaye aho gukorera. Namwe mwadukurikiye mukomeze mukwirakwiza iki kiganiro, mukore share, mukore subscribe, kandi ufite igitekerezo aduhe igitekerezo cyane muri comment uko mwakiriye ikiganiro cyacu na Elisa. Imana ibaho umugisha. Ciao out of camera. Thank you.